uburibwe Duglas yanteye sinzi nimba hari umuhungu uzongera kunyoberaho ngaje kunsaba urukundo gusa uzabikora wese azicuza ubuzima bwe bwose. Ni icyo ushaka ko ngufasha? Hari ahantu nari ngiye banki imwe nari ngiye kwakamo inguzanyo biri muri process ariko mfite ikibazo cy'ingwate. Ufite imyitwarire ntaza aho kwikura. Anje nutitonda ndaza kubonana nawe turaza kuvugana. Nibyo nakubwiraga ndashaka gufatira ingamba Duglas zikaze. Igihe wohereye Duglas warekeye aho ndekeraho igihe wamuhereye warekeye aho ngaho uzi ko Duglas abona umuntu wese agata ubwenge ari we aramaze ubusa ari nge nawe ninde wahombye ni wowe wahombye. Ibyo reka tubereke Tania reka tugende tumwe ikintu ndakubwira gahunda mufitiye. Ushaka ibi bintu urimo nuriya nawe bizagusaza. Uvuze ngo iki? Ubone ndeba nawe bizagira gute? Nyuma urimo gukina n'ibintu utazi. Sara ariko sara ibiki? Sara ibiki? Ngize ngo gukina n'ibintu utazi.
wowe nagerageje kugusobanura ntabwo ushaka kumva. Reba igitutu kari agashenzi k'agakobwa kari kamaze igihe kanyutse. Ubu iyaba jyewe cyangwa se abaye wowe ukaba njye wabikora iki? Mwana urimo kwitwara nabi, urimo washyira mu bucucu bwinshi muri iki kibazo. Uvuze ngo reba ukuntu ukemura ibibazo, urimo washyira mu bucucu bwinshi muri iki kibazo. ako se ko nkubwira nti jyewe nabyitwara mu nte nkakubwira ko ndi ku gitutu cy'ura mushenzi. Shyira mu bucucu bwinshi. Ibibazo byandenze nawe ngo ndashyira mu bucucu bwinshi. Ibaze kweri. Uri mugabo ki udashobora kwikura mu kibazo nka kiriya, uri mugabo ki? None ko pinga se ukavuga ngo ndi mugabo ki, we nkaba nkubwira ngo ngire inama ntubashe kungira inama. Mubwire rero umwana wa mama. Ndakumva sheri. Uzi ko ubukwe bwa Duglas Cyane rwose. urabizi yuko wamutwitiye kandi ukamubwira ko umufitiye inda kandi warayikuyemo. Ariko gaza ubwo nabimenya bizagenda bite? Nako sheri bigenda gute kiki? Azaza gukontrola yuko ngiye ntagitwite. Ariko Angela, ubwo urumva ibyo ngibyo bikwiye? Ahewe, asige ntukomeze no kuntera ubwoba. Nkaye nkubwira. Nta bwoba mfite kuko nta kimenyetso gihari cyuko ari ngiye wishe ubukwe bwe. Angela, uzi ko wigize igiharamagara? Waretse izo sirikwi wirirwamo wanje aha. Tania, gezaho. Rekera rwose. Reka ahubwo muhamagara. Ngiye butuvugana nkubwira. Tania, Duglas mufite mu biganza byanjye gutya. Uranyumva neza? Mufite mu biganza icyo namubwira icyo cyose yagikora. Ikimenye ino factory yahangaha. Reka muhamagara bari uyishyura. Angela, arakwishyurira factory? Atayishyura nge namubitse mu bwo. Wait. Irya sheri, irya. Angela nuhamagaye. Mutabenye. Allo? Allo? Yes Angela, ndakumva mbwira. Ese ubundi ko ndikumva uvuga wongorera wavuze neza. Nuko ngukuza mvuze iki? Ndi kongorera gute se mbwira ndi ku kazi ndimo ndakumva ndi ku kazi mbwira ndi mu kazi kenshi. Buye gupirisha umwana mvuye kure uko byifashe. Urumva? Umwana rero yarantegetse kujya kunywa kawayi. None se kwa muganga niho mwagiye kunywera amawine n'aya chips mbona unyoreje kuri facture nayibonye. Kwa muganga niho muririye amafiriti niho munywereye amawine n'ibintu byose unyoreje. Ndakeka nahambaga nariye wabibonye. Iyo facture yose yishyurira vaunisha. Nani bana gakwiye kumvuga amagambo nawe menshi ndana. Ako Anje simbizi kabisa uri ku stress ajya uri kunesha umutwe. Ngo iki hakubundi ubigicucu ubigiki. Ntabwo nakubwiye ngo nagiye. Umwana arashaka amawine n'amafiriti tu. Utangiye kujya konsoma. Reka nze turebe mukanya. Tubwire umwana wadashaka ati. None nitegetse ushaka kindi vamo. Okay, sawa. Nyohereza ayo mafaranga. Reka turebe mukanya ihangane. Uraza no gusara wowe. Muna. Uraza no gusara. Nta mafaranga ufite kuri momo ngo tumwoherereze. 40 ngaho. Nakubwira uraza gusara. Ntabwo biraba ubwo ngubwo ntabwo biraba nandi. Nubwo ya 40 n'umuntu yago nta kintu yakumarira. Arongera guhamagara. Baza gusara ikibazo byose niba byiteje.